Rwanda rugeze ku mayira abiri, kandi birasaba yuko buri munyarwanda ahitamo inzira yagomba kunyuramo. Inzira ya mbere nta yindi bavuga muri Bibiliya. Inzira yaguye yoroshye, itarimo amahwa, irimo abantu benshi, ariko cyane cyane niyo nzira yo Kagame n'agatsiko gatoya kamushyigikiye karimo. Iyo nzira irimo ibibazo byinshi. Dutangiye uyu mwanya tukavuga ibibazo by'u Rwanda rurimo, twarara ahangaha tukazafata n'undi munsi kandi ntiturangize ibibazo u Rwanda rufite. Wenda reka mvuge bimwe mu bibazo u Rwanda rufite muri iyo nzira yo Kagame n'agatsiko, ndetse n'abanyarwanda bamwe bashobora kwibeshya bakaba babimushyigikiramo babizi cyangwa se batabizi. Inzira ya mbere yo muzi mwese nuko igihugu cyacu twataye ibara. Abanyarwanda murabizi, nicyo gituma niyo duhuriye ahangaha rimwe na rimwe usanga abantu bamwe bakambije agahanga, abandi bafite ibisonisoni, abandi bareba hirya. Nuko twebwe nk'abanyarwanda, abahutu n'abatutsi, iyo tugenda hanze abantu bamaze kutumenya abaruvumo. Yes, batuzi nk'abicanyi, batuzi ko iyo twabonye gahenge dukora ibintu bitaraboneka, bazi ko ari twebwe dufata igice cy'abanyarwanda tukakitwara ishyanga abantu bakazagwayo. Hari icyo kintu cyo tumaze kumenyekanaho ko kuva muri 1959 kugeza mu mwaka wa 2012 duteye dutyo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kijyanye n'ibyo ngibyo n'ingoma turiho kuri iki gihe. Muzi ko ingoma ya Kagame n'agatsiko ke ari ingoma irimo ubwicanyi buteye isoni. Ubu ngubu ndamya ko n'ubu ngubu ahangaha duteraniye hagomba kuba hari umuntu cyangwa se abantu bazamwe ngo no kuneka no kumva ibyo FDU na Rudasingwa na Nkiko na bagenzi babo bagomba kuvuga. Ibyo ngibyo abashaka kurya amafaranga ya Kagame nimushaka mujye muyarya, kubera ko nta bintu bishya ndi buvuge ahangaha cyangwa se Nkiko ari buvuge ibyo tutavuze. Nimushaka mujye mwakira ayo mafaranga, ariko muze mwumve ibyo tuvuga, kuko ibyo tuvuga ni ibyo kubaka, si ibyo gusenya. Nta jambo na rimwe ndi buvuge uyu munsi byo kugambanira Kagame. Nubwo tugambanira buri munsi, nubwo tugambanira kutwica buri munsi, ariko twebwe ntabwo ari byo turimo. Ariko ubwicanyi bumaze kugira ahantu hakomeye cyane. Hari ikibazo cy'ubuhunzi cyo munsi. Jewe nabaze mbabwira ko igice kinini nabaye mu buhunzi. Ubuhunzi kuri jewe ntabwo ari ikintu gishya, ariko noneho kera impunzi zahoze ari iz'abatutsi. 1994 ahantu nakuriye mu nkanga yitwa Nyakivara, akaruri ko nakuriyemo na mama na mukuru wanjye na bashiki banjye. Ako karuri n'igiti cy'umwembe twakuriyeho. Ubu ngubu tuvuyemo muri 1994 haje abahutu nibo batuye muri ako karuri twakuriyeho. Ikibazo tumazemo twavuga ngo turangiza FPR, kuko nibyo twavuga muri 1994 ngo turakirangije. Ubwo kuva muri 1994 isura y'ubuhunzi yafashe ubundi bwoko ifata abahutu. Uretse ko kuri iki gihe ubu noneho n'abatutsi byacu byabaye vurugungu n'abatutsi murabizi, urimo abatutsi nabo barahunga buri munsi ntawe udahunga. Ariko kuva muri 1994 ubuhunzi bwafashe indi sura mu gihugu. Murabizi ko hari abantu bafunze, barimo bagenzi bacu ba Victoire Ingabire, Deo Mushayidi ngira ngo bamukatiye burundu. Hari Bantaganda, hari n'abandi. Uretse nabo hari natwe nanjye bahagaze imbere bankatiye imyaka 24. Ubu iyo nza kuba ndi mu Rwanda mfite imyaka 50 n'umusaza, ubwo nari kuzavamo ndagasaza. Uretse ko Imana ubwo yampaye iyo chance yo kuba ndi hanze y'uburoko, wenda hari ibyiza nkoresha kugira ngo bizagire wenda akamaro na bagenzi bacu, bizagira akamaro. Abantu barafunze mu Rwanda, abantu bafite ubwoba. Muri Kongo murabizi ko hari bagenzi bacu bamaze kuva muri 1994 bari muri ayo mashyamba. Abenshi n'abana muri twebwe n'abana bacu tubika ngo n'aba genocide.
tubita ko ari abantu bagambanira u Rwanda. Buri munsi abari hanze y'igihugu tuba twarahunze duhora twikanga amasasu. Murabizi, muzi ko ubu ngubu hari ibibazo by'abantu hirya no hino b'Abanyarwanda bafungiye hirya no hino, wenda icyo turaza kukigarukaho. Ibyo bibazo byose byo dufite ni ibibazo twumva nk'abantu dufatanyije muri FDU ndetse n'abandi banyarwanda bacisha mu kuri ko twareba uburyo twabirangiza, kubera ko iyo nzira tuyigumyemo wambaza uti inzira izatuganisha hehe. Iyo niyo nzira ya mbere nkuvuga. Inzira ya mbere iyo ngiye kuvuga ngo dutere agati mu ryinyo, tuvunire ibiti mu matwi, ngo tubyihorere ngo Sakindi zabe byara ikindi. Muzi Sakindi ikijya ibyara mu Rwanda. Turamutse tuvuze ngo iyo niyo nzira dutoranyije, tumenye yuko iyo nzira hari ahantu tuganisha, kandi aho tuganisha ni habi. Iyo ni inzira ya kabiri, iragoye. Ariko iyo nzira ya kabiri ngiye kuvuga niyo twiyemeje twebwe na FDU. Ni inzira igoye, irafunze, kandi iradusaba yuko tugomba kubwizanya ukuri, kandi tukabwizanya ukuri twemera yuko u Rwanda rwacu ni u Rwanda rumwe. Ntabwo Imana yaremye za Rwanda ebyiri, ubwo ndavuga muri cya kirimi cyanjye cyo mu ikambi. Ni u Rwanda rumwe gusa dufite, kandi urwo Rwanda turimo ntabwo bidusaba yuko dutoranya abaturanyi n'abavandimwe. Abavandimwe dufite ni Abahutu, ni Abatutsi, ni Abatwa. Wabishaka utabishaka, ngo kuko Imana yaturemye. Niko tuzamera, niko twahoze, niko tuzaguma, abana bacu n'abuzukuru bacu kugeza igihe sinkizi. Nuko duteye, turi abavandimwe. Niyo twasubiranyemo tukicana, tujye twibuka ko turi bamwe. U Rwanda ni rumwe, turi Abanyarwanda twese, twemere ko turi Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, ariko icyo duhuriyeho ni icyo ngicyo cyo kuba Abanyarwanda no kuba duhuriye ku Rwanda rumwe, kandi tugomba kurwubaka hamwe, kandi tukarwubaka mu mahoro. Twebwe twita Abanyarwanda, ariko Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa duhurira ku mugambi umwe. Murabizi ababaye mu mashyaka nyuma ya 1994 uko amashyaka yari ateye. Murabizi mbere y'icyo gihe FPR nabayemo, twaragiye dutoragura Kanyarengwe, turavuga ngo Abahutu n'Abatutsi bahuriye muri FPR. Ariko byari amacenga. Byinshi byo mujya musoma muri iki gihe nk'abantu bari bashyigikiye ingoma ya FPR cyane, nk'Abanyamerika, Abongereza n'abandi bagenda muri iki gihe bavuga bati ibyo ari byo byose ntabwo ibintu bimeze neza mu Rwanda. Ubundi byari shyashya, ariko ubu rwego bagezeho n'urwo kuvuga ngo wenda koko ibintu hari ukuntu bitagenda neza. Icyo ngicyo ni igikorwa cya diplomasi mu by'ukuri cyo tuzakomeza gukora. Hari ibijyanye no gukangurira Abanyarwanda mwese, cyane cyane no mu Bubiligi, muri Amerika, muri Australia, muri Afurika, yo kwamagana ibyo nkiko yabivuze, abantu bakabyitabira ari benshi. Hari ibyo kujya muri media gusobanura ibibazo by'u Rwanda uko biteye n'ukuntu dushobora kubirangiza. Ibyo ni ibikorwa byiza. Gahunda rero y'ubufatanye iracyabandanya, umugani w'Abarundi. Urugamba twarutsinda dute? Icya mbere ngira ngo tugomba gusobanukirwa nuko urugamba turwana ni urugamba rumwe. Dushobora kuba turi FDU na ANC n'abandi, ariko urugamba turwana ni urugamba rumwe. Iyo mufite urugamba rumwe rero, ntabwo burya bishaka uburyo mugomba kururwana hatabayemo akajagari, kuko iyo habayemo akajagari murarasana. Iyo habaye akajagari ku rugamba murarasana. Aho kurasa umwanzi ubari imbere, mugenzi wawe ukuri imbere muri ku rugamba, mugatangira kumurasa mu bitugu cyangwa kumurasa ku maguru. Urwo rugamba rero mbona hari
ibintu bitanu byo twagerageza kwitondera cyane, wenda ndaza kugira umwanya mu bibazo n'ibisubizo kugira icyo mbivugaho mu buryo wenda kongera ku byo mvuze. Icya mbere ni uko ntabwo ushobora kurwana urugamba ngo rutsinde udafite ubuyobozi buhamye. Ubuyobozi buhamye, ubuyobozi bufite uruhare cyane kubera ko bufasha kuyungurura ibitekerezo no gutanga icyerekezo uko urugamba rugomba kurwanwa n'uko rugomba gutsindwa. Mu bitekerezo no mu mikorere ubuyobozi burakenewe cyane, kuko rimwe na rimwe iyo hari ibintu byinshi bivugwa, nk'ibirebye bivuga kuri internet buri munsi ukumva iby'i Kigali bivuga, murabikurikirana, ibitutsi, ibinyoma, ngira ngo bamwe muri twebwe ibyo batuvuga buri munsi ngira ngo mwari mutegereje no kureba uwo mudayimoni ukunda kubera ko ibyo mugenda musoma. Ibyo rero bishaka ko habaho ubuyobozi buhamye kandi buri hamwe, bushishoza bukareba kure, bukamara abantu ubwoba kandi bukabajya imbere butajijinganya, bubereka icyo cyerekezo abantu bagomba kunyuramo. Abayobozi rero si twebwe twicaye imbere yanyu gusa, abayobozi ni mwebwe. Umusemburo w'inkiko yavugaga ati twebwe twicaye aha ngaha gusa, umusemburo ni mwebwe. N'utari muri FDU cyangwa se utari muri RNC, niba ureba koko u Rwanda rufite ibibazo nk'ibyo twese tubona, kwicara ngo we kugira icyo ukora ntabwo ari option, ntabwo ari option. Kandi niba wiyemeje kugira icyo ukora, ugomba kugira ibitekerezo bizima hamwe n'imikorere mizima izatuma twese duhuriza hamwe tugatsinda. Icya mbere rero navuga tugomba gutsindisha ni ubuyobozi butandukanye n'ubwa Kagame n'agatsiko ke, ariko n'ubuyobozi butandukanye niyo twisubiyemo hagati yacu tukareba imikorere yacu nk'abayobozi bitwa ko bari muri opposition. Hari ibyo nanone dukwiriye kwinengaho, wenda ibyo turaza kubigira undi mwanya, tutiriwe tuvuga ngo kanaka niwe naniwe, kanaka niwe naniwe, ariko icyo kintu cyo imikorere yacu n'ibitekerezo bikwiriye kuba bituganisha gushyiraho ubuyobozi buhamye kandi buri hamwe bugomba kuyobora urugamba rumwe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Icya kabiri ni uko mu by'ukuri nta rugamba rushobora gutsinda rudafite abaturage. Uko turi aha ngaha turi abanyarwanda, ariko niyo wadushyira hamwe twese abanyarwanda bari hanze, turi agace gatoya k'abanyarwanda bari mu gihugu. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo tuvuga dukwiriye kuba tubavugira, kuko mu Rwanda nta byo bafite byo kwivugira, kandi tukagerageza noneho kubashyira mu buryo bazashobora gukora, kuko iyi revolution turimo, nibagiwe gukoresha iryo jambo, turi mu bikorwa bya revolution. Tugomba rero kureba uburyo iyo revolution abantu bazayizamo akaba aribo bayirwana, kuko nibo bagomba kuyitsinda, tutabafite ubwo rugamba rutunaniye. FDU yafashe ya mbere umunsi umuyobozi wayo Victoire Ingabire ajya mu gihugu, n'abantaganda abo ngabo bari mu gihugu, n'abamushayidi bagerageza kujya mu gihugu, batanze ikintu gikomeye cyane, sinzi ko ariko tukita, ariko urugamba ruracyakomeye rwo kugerageza ngo turebe uburyo urugamba rwacu turutwara mu gihugu, kuko niho ruzarangirira. Ntitwashyuye imitwe rero cyane. Umuntu yumva ari muri Amerika twakoze imyigaragambyo, cyangwa se mu Bubiligi mwagiye mu Bufaransa mugakora imyigaragambyo, muti urugamba rwarangiye, dutangire duhatanire gufata imyanya. Ibyo gufata imyanya mwe mubishyize hasi, ibi turi imbere ahubwo ni ubwitange. Abatangiye revolution akenshi si bona bo banayisoza. Yes, abatangiye revolution ntabwo ari bo rimwe na rimwe ari bo bayisoza. Murabizi amateka yacu yo murayazi cyane. Icya kabiri nicyo cy'abantu bari inyuma y'ibi bikorwa byacu. Icya gatatu ni ubufatanye. Ubufatanye hamwe hagati mu banyarwanda barenga ibyinshi bikunze kudutandukanya.
rimwe na rimwe tuba turi abatutsi niyo tubihakana nka disikuru zacu nanjye nahoranye mu Rwanda yo guhakana ko nta bahutu n'abatutsi n'abatwa babaho ko tuba FPR iyo yarangije icyo kibazo ariko n'igihe nari nkiri muri FPR ku manywa twaba dufite iyo disikuru ariko twaba tuwe turi twenyine turi abatutsi tukaba tuvuga ariko bariya bahutu tuzabagenda duhora dusa nka n'abahutu ubwo iyo bari ku manywa babandi bari muri leta bavuga ku kibazo cy'ubwoko cyarangiye nabo iyo bigeze nijoro bafite utubari twabo namwe numva ngo no mufite ngo ahitwa ku Ryinyo hari n'irindi ryo numvise nijoro ntinya kuvuga ibyo ndabitsinda ntabwo ndi bubigire nabo nijoro iyo turi twenyine duhinduka abahutu hagati mu bahutu muzi ikibazo cy'abanyenduga hamwe n'abakira rimwe na rimwe ngarutse muri ibintu bya politiki hari ibintu bintangaza cyane hari igihe usanga ari twebwe RNC turi hagati turimo kugerageza ngo kumvikanisha ngo bakigane abanyenduga ngabaze se ko ndayotse abantu bose ari abahutu ko dukwiriye kuba duhanganye hagati yacu n'abahutu noneho ko mbona abahutu byabo ari bicika izi ntambara mwumva muri iki gihe murazumva ukuntu zimeze ariko ibyo ngibyo mbabwire ko amashyaka nanibagiye kuvuga amashyaka iyo musubije amaso inyuma ubundi y'abantu bagerageje gukora ibintu bikabananira uragenda ukicara no mu rugo rwawe ukavuga utari ko nakosheje n'ihe nakwikosora niko bimeze ku muryango niko bimeze ku bantu ku giti cyabo niko bikwiriye kuba bimeze ku gihugu iyo mubona muri 1994 leta ya Habyarimana yaratsinzwe njya nkibaza abasirikare bari mu ngabo akibaza abanyapolitiki bari mu politiki avuga mwari mwakora iyo analyse ngo mwibaze ngo impamvu leta yatsinzwe niyi nagira ngo wenda no mu bantu baza kugira icyo bavuga bazi no gukora iyi analyse twe tuzajya tubabwira gusa namwe mujye mutubwira iyi analyse iyo abantu bayikoze bavuga ngo leta yatsinzwe kuko twebwe FPR twarwanye tuzi ngo dufite urugamba rumwe gusa fro imwe gusa muri Kigali kuva za 1992 aba bagenzi banjye ba 6 barabizi Rwanda na kabiri Rwanda na gatatu kire babyita ngo kirere nashya amashyaka araho aravuza induru of course twebwe abantu bo muri FPR twari tuzi uburyo ayo mashyaka tuyakina yes muri bimwe byatumye leta itsindwa niyo mu cyongereza babyita fragmentation yes n'ubwo reka twumvikane mwebwe abanyarwanda twebwe abanyarwanda turi hamwe niba dushaka ibikorwa by'amashyaka reka dutegereze tuzagere mu gihugu noneho buri munyarwanda niba turi miliyoni 11 buri munyarwanda yishyiriyeho ishyaka rye ariko tutaragera ku ibyo kuvanaho ubutegetsi bubi ngo tugerageze kureba uburyo twarema ibyo kubaka ibindi bintu bishya ntimushobora kurwana bimeze mutyo ntibishoboka ubwo tuzaba twemeye ko nanone dutsindwa nk'uko abantu batsinzwe muri 1994 abo batsindwa RNC na FDU ntabwo tubarimo abo murabumvise iyo twiyemeje gukora ibintu tubijyaho tuzi ko tuzatsinda iyo tuba tuzi ko tutazatsinda ibintu ntacyo twaba tubikoraho buri umwe yakwirwariza abakora akazi mu Bubiligi bakabikora natwe tukihamira iyo ngiyo muri Amerika tukazategereza nyine ibyo ubutegetsi buzatugenera ibyo bintu by'amashyaka birimo kuturangaza sibyo turi mu bikorwa bya revolution ibikorwa bya revolution turi ku rugamba rumwe urwo rugamba niko tugomba kururwana cyo ni icyaka iyo abantu barwana ku rugamba nguru bagomba kugira discipline. Jambo no mu Kinyarwanda iryo jambo discipline risigaye turigira.
discipline, mu gifaransa ndere bayita discipline. Ikintu iyo tuvuga discipline ntabwo tuvuga kugira discipline y'abasirikare kuko wenda ubwo gusaba abasivili ngo babe nk'abasirikare wenda ubwo twaba dusaba byinshi, ariko tugomba kugira discipline cyane cyane mu gucunga ururimi rwacu, cyane cyane abayobozi. Na Bibiliya bivuga neza ngo ururimi rushobora kubaka nk'uko rushobora gusenya. Ururimi ruvuga ibyiza, mu gitondo rukavuga ibibi. Dukeneye discipline mu byo tuvuga, cyane cyane ibyo tuvuga ngo turashaka kunga Abanyarwanda, kubahuriza hamwe, kubatoza gukorera hamwe, kumenya ko ari Abanyarwanda. Iyo twebwe tugize ibyo tuvuga, akenshi hari igihe byatuma noneho na za nkovu Abanyarwanda bafite, Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, izo nkovu tuba dusa nkaho turimo kuzishyiramo ibyuma tubyoroga, noneho dutuma n'abantu bamererwa nabi. Dukwiriye kugira discipline, ariko cyane cyane discipline abantu bayibonera mu bitekerezo. Tugomba kugira discipline mu bitekerezo, ariko na discipline mu bikorwa, cyane cyane no kumenya ngo niba hari ikintu twagomba gukora uyu munsi, reka twe gutegereza ejo ngo nibwo tuzagikora. Wenda icyo ngicyo ndaza kukigarukaho mu bibazo, ariko nagira ngo ndangize mu cya gatanu, nagira ngo mbabwire cyo urugamba rukeneye tutashobora gutsinda tutagifite ni ibintu bijyanye n'amikoro, amafaranga, amayero, amadolari. Muti impamvu ni iyihe? Ubu duhanganye n'umwanzi uzi ko arwana urugamba rumwe gusa. Kagame muzamugaye ibindi, njye nakoranye nawe amanywa nijoro imyaka myinshi. Mu byo muzamugaya, mutazamugaya ko atagira discipline mu byo akora, cyangwa se kurwana yimazeyo akoresheje ibyo afite byose. Ubu Kagame asahura igihugu buri munsi. Icyo ni ikindi kiganiro twazafata tukababwira no kuri radiyo yacu. Muri minsi tuzagishyiraho kubabwira ngo ese Kagame afite umutungo ungana iki, yawukuye he, urahagana he. Turabatumiye muzumva icyo kiganiro. Ariko umutungo wo Kagame afite, uretse wenda ko igice kinini agishyira mu mufuka, ariko iyo abonye urugamba rwakomeye n'ibiri mu mufuka we abishyira mu kurwana urwo rugamba. Niyo mpamvu mubona abiyita intore birwa basiragira ino i Buruseli ngo bashakisha aho Rudasingwa yaraye. Ibyo se babibaje nkabibabwira. Ibyo ntabwo ugomba kubyishyurira amafaranga. Ariko icyo nshaka kubabwira ni uko Kagame afite discipline, akagira n'umuhate wo kurwana amanywa n'ijoro, kubera ko we azi urugamba rwo rwana uko ruteye. Mu Banyarwanda ntabwo ariko tumeze. Abanyarwanda bashaka ko habaho impinduka, babona ko ibintu bikomeye, babona ko tugomba kwisuganya, tukirya tukimara. Kuko hari n'igihe na Kagame arabizi, igihe twari kumwe turya ibigori, duhekenya ibigori,